Muraho neza bakunzi b'Imisango TV, ni wa mutaramyi wanyu MC Rwema ubasuhuza. Twongeye twagarutse gutaramana none. Tubahaye ikaze mu gitaramo cy'imisango tugira ngo dusangire ubudasa bw'urusobe rw'imisango nyarwanda. Uyu munsi rero turaganira cyane ku bijyanye n'imyiteguro y'umuryango w'abakwe, ndavuga umuryango ubyara umuhungu, umuryango ufite umusore bagiye gusabira umugeni. Tugiye kurebera hamwe imyiteguro bakwiriye kuba bafite igihe bitegura ubukwe. Ndagira ngo mbamenyeshe ko udakwiriye gucikwa n'iyi video kugira ngo mu kwitegura uzamenye ko ukwiye kwitegura cyane abasore. Bityo rero nkuko mubizi, mu myiteguro yo kwitegura ubukwe habanza inama. Umuryango w'abakwe ukwiye gukora inama zitegura ubukwe, icyo kintu nyamukuru. Nyuma y'inama zitegura ubukwe, icya kabiri ni inkwano, kurebera hamwe no guteganya inkwano. Icya gatatu ni decoration. Ushobora kwibaza muti decoration ese aha ikenewe ni iyihe? Decoration mvuga ni imyambarire y'umuryango. Imyambarire y'umuryango harimo imyambaro y'umukwe n'abamwambariye, harimo imyambaro y'abamutwaza impano, harimo imyambaro y'umuryango mu buryo rusange. Icya kane ni transport. Bagomba guteganya uko muzagenda igihe mugiye gusaba. Ibyo birumvikana. Ikintu cya gatanu ni iby'ingenzi bikenerwa mu gusaba no gukwa n'umuryango w'abakwe. Iby'ingenzi bikenewe ni ibihe? Iby'ingenzi bikenewe harimo inkwano, ni icya mbere, guteganya inkwano. Icya kabiri cy'ingenzi ni ibinyobwa byo gusabisha. Icya gatatu cy'ingenzi ni amapfukire. Umuryango ugiye gusaba agakwiye kugira amapfukire. Umuryango w'abakwe, ababyeyi rwose ntibakagiye gusaba n'umutwe gusa, ababyeyi bagateza ingori bakagira amapfukire. Icya gatandatu ni ibinyobwa by'icyubahiro. Aho ndavuga ibinyobwa umukwe mukuru aba ari bwifashishe mu gusaba, mu gushima no gusaba ko azahekerwa. Nyuma y'ibinyobwa by'icyubahiro haba hakenewe paniye. Nimvuga paniye ni ka gakangara cyangwa ka gakoko mubona bifashisha baterekamo ibinyobwa igihe umukwe mukuru arimo gusaba umugeni, yaba agiye gutwerera cyangwa gutanga ikinyobwa cyo gutaramiraho aganira. Igikurikiraho ni inkwano nkuru cyangwa inkwano z'ibanze. Aha ndavuga amasuka, najoro, ijerekani, ibase. Ibyo nabyo bifite n'ubusobanuro bwihariye. Aha uwakenera ibindi byimbitse yampamagara kuri iyi nimero mureba, bikazatuma musobanurira byimbitse. Nyuma y'inkwano nkuru hakurikiraho amashimwe y'abasaza b'umukobwa. Ibyo turabimenyereye, mujya mubona ko iyo basaza b'umukobwa basohotse bagaragiye mushiki wabo, umukwe yagiye kubakira abashimira. Nyuma y'amashimwe y'abasaza b'umukobwa hakurikiraho impeta. Umusore ugiye gusaba yakagombye kwibuka kwitwaza impeta, iyo twita impeta ya fiançailles. Kandi pare, ubwo igihe tuzaba turimo kuvuga inshingano za pare, aho naho tuzabigarukaho. Ariko uwakeneye ko tumusobanurira yaduhamagara tukamusobanurira, nimero mwazibonye. Nyuma y'impeta hakurikiraho ururabo. Ururabo umukwe ari buhereze umugeni. Nyuma y'ururabo hakurikiraho impano, uhereye kuyo umukwe azaha umugeni,
ugakomeza no ku bandi bose bitewe n'impano zateganyijwe. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi bidakwiye kubura umuryango ugiye gusaba, ndavuga umuryango w'abakwe, udakwiye kubura ugomba kwitwaza ugiye gusaba. Icya gatandatu ni inshingano na ba nyirazo. Igihe tugiye gusaba dukwiye kuba twateganyije abaza kudufasha mu bikorwa no mu mirimo iri bube ikorwa. Mu nshingano uwa mbere udakwiye kubura ni umukwe mukuru. Inshingano z'umukwe mukuru ni ugusaba no gukwa umugeni. Hagakurikiraho pare. Inshingano za pare ni ugutegura no guherekeza umukwe. Hagakurikiraho umuhereza. Umuhereza wa mbere inshingano ze ni uguhereza umukwe mukuru ibinyobwa by'icyubahiro mu gihe abikeneye. Ibinyobwa by'icyubahiro ku muryango w'abakwe bigomba kuba 5. Ushaka kumenya uko bikurikirana azabisobanukirwa mu ruhererekane. Hagakurikiraho umuhereza wa kabiri. Umuhereza wa kabiri inshingano ze ni uguhereza umukwe mukuru inkwano nkuru cyangwa inkwano z'ibanze igihe agiye kuzishyikiriza umuryango w'abasangwa. Nyuma y'umuhereza wa kabiri hakurikiraho umutahira. Umutahira inshingano ze ni ukuvuga amazina y'inka zabyaye izo twakoye. Izakowe ziba ari inyana, ntiziba zakiswe amazina, kuko inka ihabwa izina igihe ibyaye iriza. Ubwo washaka kumenya ubusobanuro yaduhamagara kuri izi nimero, ariko kandi turanabategurira mu bihe bizaza kuzabagezaho ibijyanye n'inka. Ibyo rero ubwo nabyo tuzabigarukaho, ariko wabikenera vuba aha yaduhamagara tukamusobanurira. Hagakurikiraho coordinateur. Inshingano za coordinateur ni uguhuza ibikorwa byose. Hagakurikiraho timekeeper. Timekeeper ni ukwiye kuduhitura agira ati igihe kirimo kiragenda, twateganyije kugeraho igihe iki n'iki, tugomba kuba twahagurutse hano igihe iki n'iki kugira ngo tube turiyo ku gihe. Inshingano ze ni ukugenga igihe. Hagakurikiraho sharwa. Inshingano za sharwa ni ukumenya imigendekere n'imigendere y'abagiye gusaba no gukwa. Ubwo ni ushinzwe transport. Ibyo rero nibyo byibanze kandi by'ingenzi umuntu ushaka kwitegura ubukwe bw'umuhungu we cyangwa bw'umwana we cyangwa se umuryango urimo kwitegura ubukwe ugomba kuba ufite ibi bintu 6 kandi mu buryo bikurikiranye bikagenda neza. Uwagira ikimwisoba cyangwa mva hari icyo adasobanukiwe ku myiteguro y'umuryango w'abakwe yaduhamagara kuri izi nimero tukamusobanurira tukamufasha, rwose biremewe. Murakoze cyane.